Ibihe turimo, kuki urukundo rw'abantu rukonje? Kubera iki isi yuzuye urwango? Yesu yabivuzeho. Twibaza impamvu isi yuzuye intambara, urwango, ubuhemu no kutitanaho. Aho usanga abavandimwe bahemukirana, ababyeyi bagahemukirana, ingo zigasenyuka, imiryango ikagirana ibibazo, ikagirana intambara zidashira, kandi ukabona abantu barabikomeje ntacyo bibabwiye, nta n'icyo bashaka guhindura. Nta mubyeyi uyobewe umugani uvuga ngo uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Bisobanure ko ikintu cyose ukoze umwana wawe akureba cyangwa undi mwana niyo yaba atari uwawe, yibwira ko kubera ubukuru akubonana, yibwira ko icyo uri gukora ari cyiza, nawe akagikora cyangwa akacyigana. Aho hahita haza ijambo rivuga ngo niko byahoze, kuva kera niko byari biri. Ariko tugeze mu gihe cyo guhindura imyumvire, tugahindura imikorere, tugahindura ubuzima bwacu bukaba bwiza kuruta uko bwari buri. Tugeze mu gihe cyo kubaka imiryango no gusana iyasenyutse, kuko uyu munsi niba abantu bakomeza gusenya ingo uko biboneye, bivuze ngo abana uko babireba uko babibona, noneho bo bazazisenya mu buryo burenze uko tubibona. Niyo mpamvu dukwiriye guhinduka tukabasha gukora iby'ubutwari. Yesu ibi yabivuzeho kuva kera, ariko ni gute ijambo riba riri imbere yacu ryavuzwe n'umwami twakagombye kuryigiraho, tugahindura ibidahindutse, tugahindura kugira ngo ayo magambo atadusohoraho, twarangiza tukayarebera, tukayafata nk'aho adahari, ntagire icyo atwigisha, ntagire n'icyo aduhinduraho, ahubwo akadusohoraho adusenyera. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24, umurongo wa 12, Yesu reka twumve icyo yavuze. Haranditse ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ni aya magambo Yesu yavuze. Kubera ko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Uyu munsi tubihagazemo. Tuhagaze mu gihe umuntu ahemukira mugenzi we barebana gutya mu maso, akamuhemukira ntatinye uko bamenyanye, ntatinye uko babanye, akamera nk'aho atigeze amumenya n'umunsi n'umwe. Ubugome buzagwira. None se umuntu akugiriye ubugome, uyu munsi wakongera kumutekerezaho icyiza? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Urukundo ruhita rukonja. Iyo ugiriye umuntu neza akaguhemukira, undi wundi uje ushaka ineza nk'iyo wagiriye uwa mbere, abura ineza kuko uravuga uti n'uwo nagiriye neza dore ibyo yankoreye, wese nakwizera gute? Urukundo rugahita rureba hirya, rugahindukira, imbabazi zigashiraho zikagenda, kavuga ati ntago namenya ikikuzanye nawe. Wasanga uje kungirira nabi nawe. Nuko urukundo rwe rwari biganza bigaba, agahita abihina, ntawe agigize icyo akora cyiza. Urukundo rurakonje ako kanya.
kandi kongera gushyuha si vuba. Uyu munsi turi kubona abantu batakibabarirana, imiryango isenyuka, intambara ziyongera umunsi ku munsi mu bihugu bitandukanye. Ese ikibazo ni intambara gusa? Oya, ikibazo gikomeye ni uko urukundo rwakonje. Ariko Bibiliya ivuga mu ndirimbo za Salomo ibice 8:6, ivuga ko urukundo rukomeye nk'urupfu. Urupfu muraruzi, iyo rwaje ruba rwaje, ntago rusubira inyuma, ntago ruguha n'isegonda imwe, nta munsi n'umwe rushobora gutanga agahenge mu isi, mu miryango itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi umuntu arapfusha, ejo hagapfusha undi, bakagenda basimburana uko bwije n'uko bukeye. Urupfu ntirurya ruswa, urupfu ntiwarwinginga, urupfu ntiwaruhendahenda, urupfu ntiwarupfukamira ngo urubwire uti mbabarira irya none, urupfu ntiwarubwira uti ngw'inzu yanjye uzagaruke mu myaka 10. Ntiruhongerwa rwo gatsindwa, ntago rujya rusubira inyuma, ntago rujya rusibira. Mu byiciro byose by'abantu rugeramo, mu bakuze rurahagera, mu batoya rurahagera, mu bakiri mu nda rurahagera, ntaho rutagera. Barugereranije n'urukundo. Urukundo narwo ruhera mu nda kugeza umuntu avuye mu isi. Umuntu aremanywe urukundo, ariko uburyo turutanga nicyo kibazo. Iyo umuntu rero yagize urukundo nyarukundo, urwo rukundo nirwo bavuga ngo rukomeye nk'urupfu. Urukundo rurwaza umuntu akarwara, akaremba, akajya mu bitaro, ariko yabona uwakunda agakira. Agakira nta mutanyoye, agakira nta serumu imugiyemo, agakira nta kinini kimukozeho, gusa kuko abonye uwakunda. Kandi iyo atamubonye akomeza kuremba. Niyo mpamvu umuntu yitangira umuntu akavuga ngo tuzabana mu byiza no mu bibi, kandi akabiharanira, akabirwanira, akabigeraho, kandi agaharanira kugira ngo bazatandukanywe n'urupfu. Kera habagaho kunywana, bigakomeza ubucuti, bigakomeza urukundo. Ariko uyu munsi ntibigihari. Ariko hari Kristo utubera umurunga w'urukundo. Iyo ukunda Imana wakagombye gukunda n'abantu yaremye. Iyo utabikoze gutyo uba uri indyarya, uba ubeshye. Cyakoze nyine hari abadakunditse, birashoboka. Ni abangaba Yesu yavuze. Abo bagome, umugome niyo wamukunda, niyo wamuha amata, we yaguha ibindi. None se ko Yesu yabivuze gutyo, dukomeze turebere urukundo ruducike, twicare turambye, tuvuge ngo niko byavuzwe ntacyo dushobora guhinduraho? Ikosa riberaho gukosorwa. Impamvu Yesu yabivuze, yagira ngo nidusoma aya magambo tuzarebe n'igihe duhagazemo, tugire icyo duhindura, kuko turi kubaka ubwami bw'Imana. Kandi ubwami bw'Imana ngo guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza ngo babujyamo babugishamo imbaraga. Ntabwo rero iyo utakaje urukundo waba ukivuga ngo uri umugenzi ujya mu ijuru. Kandi urukundo nyarukundo ntirugurwa, ndetse no mu bihe bibi rurakomeza.
Imana iduhamagarira kugarura urukundo ndetse n'imbabazi, tukababarana n'abababaye kandi tukishimana n'abishimye. Ntubone mugenzi wawe yishimye ngo uhite umwifuriza ibyago kugira ngo akunde ababare. None dore ikibazo twakwibaza twese: ese urukundo rwawe ni urukundo nyarukundo cyangwa ni urukundo rw'urumamo, rwa rukundo ubeshya umuntu ko umukunda nyamara mu kanya gatoya ukamugirira nabi, ukamureba nk'aho utigeze umubona cyangwa utigeze umumenya na rimwe mu buzima bwawe? Ibi ni byo Yesu areba bikamutera agahinda. Ariko twari dukwiye kugarura urukundo aho kugira ngo rukonje, tukagarura ibirungo by'urukundo. None se iyo witegereje iwanyu cyangwa iwawe, mu muryango, mu baturanyi, ubona bimeze gute? Shakisha isoko y'urukundo.